Haleluya bene data, ninge kandi nanone uyu munsi hari amagambo nakomeje gutekerezaho iyo nitegereje ibiri kuba hirya no hino mu mpande zacu iruhande rwacu cyane cyane ku murimo w'Imana uri gukorwa muri kino gihe. Uwo murimo se ni uwuhe w'Imana turi gukora muri kino gihe? Uwo murimo w'Imana mvuga muri kino gihe uri gukorwa n'uwivugabutumwa, ivugabutumwa ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami. Sibyo, niwo murimo uri gukorwa muri kino gihe. Ariko iyo nitegereje cyane nsanga harimo imbogamizi nyinshi cyane z'uburyo bwinshi zigiye zibangamiye uwo murimo muri kino gihe. Ntago ndi buvuge byinshi cyane, ariko icyo nabonye cyo nuko izo mbogamizi nubwo zihari bwose, ariko ndashaka kuvuga ko hakwiriye kubaho cyane cyane kuba ari gukora uwo murimo. Hakwiriyeho kuba kuzuzanya ko mu murimo w'Imana. Mbivuze iki ngiki kubera ko iyo nitegereza kenshi na kenshi nsanga nta kuzuzanya ko abakora umurimo w'Imana. Mu murimo w'Imana harimo agapingane, mu murimo w'Imana harimo gusuzugurana, mu murimo w'Imana harimo gupinga, mu murimo w'Imana harimo mbese kwirara, mu murimo w'Imana harimo no kwiyemera. Umuntu wese hakaba habadukana ibintu byo kwiyemera no kwishyira hejuru, kumva ko umuntu arusa abandi, ngo baje gupinganwa ku mavuta, ngo baje gupinganwa ku mpano. Ariko iyo utekereje neza ntabwo ukwiye gupinganwa ku mavuta, kuko amavuta niba warasizwe ntago ari wowe wisize, wasizwe n'Uwiteka. Uracyafite kugendera munsi y'ubuyobozi bw'Imana yawe yakwimitse, yagusiza ayo mavuta. Niba ufite impano sizo wihaye, nta nubwo wanazikoreye. Bene data, abanyempano nongere mbabwire uyu munsi, wibuke yuko impano ufite ari ubuntu bw'Imana, ntago wayikoreye, ntacyo watanze kiruse cy'abandi, ahubwo ubuntu bw'Imana bwakoreye kuri wowe kugira ngo izo mpano ugende uzikoreshe usevinga abandi, ugende ukoreshe ukorera abandi. Ariko uno munsi abantu baragira impano bagashaka kugira ngo bakorerwe aho kugira ngo bakorera abandi. Yesu Kristo yaravuze ngo naje gukorera abandi, umwana w'umuntu yaje kugira ngo akorere abandi. Yesu Kristo niba yaraje akadukorera, urugero rwiza yatanze ubwo zaga intumwa ziye bigaragaza uburyo cyicishije bugufi. Ariko uno munsi ari umuntu ngo ariko ngo afite impano, akumva ko yarenze abantu bose, ahubwo akumva yuko aho kugira ngo akorera abantu yatumweho gukoresha izo mpano ziwe, ahubwo agashaka abantu bamukorera. Niba ufite impano, tangira gucira bugufi nk'uko Yesu Kristo yaciye bugufi. Wige gutangira gukorera abandi aho kugira ngo abandi bagukorere. Aho kugira ngo abandi bagukorere, iga kubakorera. Nibwo impano zawe zizakura, kandi waguhaye impano akanaguha no kuyikoresha neza, kuko uri kuyikoresha mu buryo ki Imana yaguhaye iyo mpano. Dufite urugero rwiza rw'abatubanjije. Nkunze kuvuga burya ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi buri gihe tugomba guhera ku batubanjirije. Mbere yuko habaho gupinganwa cyangwa se kwirara cyangwa se kwishyira hejuru, banzu reba batubanjirije uwo murimo bawukoze bati. Duhereye kuri uyu murimo turi gukora wivuga butumwa, umurimo wa data wo kwamamaza ubutumwa bwiza mu baremwe bose, kuko ari inshingano. Bene data, ikindi nshaka kongeraho, uyu murimo w'ivuga butumwa ntago ari wa pasiteri, uyu murimo w'ivuga ntago ari wa bishop, uyu murimo ntabwo ari ayandi matayito yose tukubona hano munsi. Ni umurimo w'uwizera wese Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yaravuze muri reka masoma ayo magambo. Akenshi na kenshi amagambo ntayazi mutwe, byiza nuko nyasoma kugira ngo nyavuge neza, kuko abafite imbaraga muri ngewe zirenze uko nshobora kuyavuganya, nkavuga rimwe irindi nkarisimbuka. Sibyo, kugira ngo umenye neza yuko ari inshingano zawe z'uyu murimo. Niba utangiye no kuwukora, ukore wuzuzanya na mugenzi wawe. Ntuje kumwishyira hejuru, ntuje no kumushyira hasi, ntuje no kumva yuko ufite impano zirenze ize. Kandi ngo wumve neza yuko wirare ndivuga uti pasiteri wanjye niwe bireba, bishop runaka niwe bireba. Ahubwo niba ugitekereza gutyo wasigaye inyuma nk'ikote, niko bajyaga bavuga. Hari amagambo yanditse hano muri Mariko igice cya 16 umurongo wa 15, haravuga ngo ngarababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Haleluya. Iri ni ijambo
ukimara kwizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe automatically uhinduka umwigishwa wiwe. Ukimara guhinduka umwigishwa wa Yesu Kristo wize uhabwa inshingano zo kubwira amahanga yose ubutumwa bwiza kugira ngo abantu babashe gukizwa, kuko Yesu Kristo yaje afite umugambi wo gukiza abantu ngo dore ngo uyu ni ntama w'Imana ngo dore ukiza ibyaha by'abantu. Niba yaraje gukiza abantu, ubu ni ubutumwa tugomba kugeza ku bantu, n'ubwawe n'ubwanjye n'ubwuriya. Nturebe kuri pasiteri wawe, nturebe kuri bishop, nturebe kuri apostle kanaka, ni inshingano zawe. Ahubwo niba utanabikora uzaba nka wa mwana w'ikigande, umwana w'ikigabo utumvira ababyeyi. Umvira umubyeyi wawe, umvira umuyobozi wawe. Yesu Kristo wizeye yaguhaye inshingano. Uyu munsi niyo mpamvu nge nicaye hano. Ntabwo nicaye hano mu izina ry'umubishop cyangwa ry'umupasiteri cyangwa se ry'iceci runaka. Nicaye hano nk'umwizera wizeye Yesu Kristo, nkamenya yuko mfite inshingano zo kubwira ubutumwa bwiza amahanga yose, abaremwe bose, kugira ngo habeho gukizwa bivuye ku kwizera k'umuntu, kandi habaho no gucirwaho iteka bivuye ku gupinga k'umuntu wanze kwizera. Ni ukuvuga yuko mfite inshingano zo kugira ngo ngarurire abantu kuri Yesu Kristo. Niba naramenye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye, uyu munsi mfite inshingano zo kubwira abandi ngo baze kuri Yesu Kristo kugira ngo babone ubugingo bw'iteka. So kubw'ibyo rero nari nshatse kuvuga ko ari inshingano z'umuntu wari wese kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa bwiza ku muntu wari wese. Kuzuzanya rero nashakaga kuvuga nukuhe, duhereye ku batubanjirije. Imana yahamagaye Moses asimburwa na Yoshua akora uwo murimo neza, biraza birakomeza. Sinjya Imana yagiye ihamagara abandi bantu muri ibyo bihe byose, tuzabivuga nuko nta mwanya mbafite, ariko reka ndase ku ntego uyu munsi mvuga icyakinzanye kugendanye no kuzuzanya mu murimo w'Imana. Yohana umubatiza nari namuvuzeho, yaraje abanziriza Yesu Kristo, nkuko nabivuze ngo twigire ku birenge by'intumwa n'abahanuzi. Abanjirije Yesu Kristo mu gihe cyiwe. Yohana umubatiza yari yubashwe kandi yari yizewe, ngo abantu bazaga aho ari nuko akababwira reka nsome ibyo, akababwira icyo bakwiriye gukora. Uyu umuntu ahaguruka abwira abantu icyo bakwiriye gukora, ntagomba guhaguruka uje kumusenya. Ahubwo niba nawe ubyizeye, haguruka muze mufatanye mu kigikirane kugira ngo bibashe gusohora kandi bigirire abantu umumaro. Yohana yahagurutse avuga amagambo ari hano muri Matayo igice cya 3, ngo Yohana umubatiza yigisha abatiza. Ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesu ngo, ijwi ry'urangurura mu butayu, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Uyu ni Yohana umubatiza, yaje ari integuza ya Yesu Kristo. Yaje ahamagara abantu kugira ngo bihane. Uyu yari umurimo Imana yari yamuhamagare kugira ngo akore. Uyu munsi natwe dufite abantu Imana yahamagariye uwo murimo, ndetse n'ubutumwa buracyari umwimerere, buracyari ubwo guhamagara abantu kwihana kugira ngo bongere kwiyunga n'Imana yacu, bongere kugirana umushyikirano nayo. Yohana yari ari munsi ya Yesu Kristo, kuko nubwo bwose ari we mubanjirije, yari ari munsi ya Yesu Kristo. Ahatangaza ubutumwa bwiza bwo kwihana kugira ngo abantu bongere baze kwiyunga n'Imana, mu gihe bari bagitegereje Mesaya wari warasezeraniwe ko azaza ari we Yesu Kristo. Aho nshatse kuvuga rero ko umurimo ari ukuzuzanya. Mu by'ukuri niba twese twarahamagawe n'Imana kandi tugomba gukora uyu murimo twuzuzanya kugira ngo dusoze isezerano ry'Imana yavuze, kubwira abantu ubutumwa bwiza bukiza abantu kuko bizeye. Ntabwo niba narahagutse mfite uvuga ubutumwa bwiza bwo kwizera, ntabwo ukwiriye kuza unsenya, ahubwo ukwiriye kuza wuzuzanya. Niba nawe ari bwo butumwa ufite, uhamagara abantu kugira ngo bihane, kugira ngo abantu bizere babashe gukira. Uyu munsi turukwiye kurema itimu yuzuzanya kugira ngo imigambi y'Imana ibashe gusohora mu bwoko bw'abantu. Ntabwo tubereho gupingana. Yohana uyu nguyu yatangiye amagambo ateguriza Yesu Kristo wari Mesaya uzakiza abantu ibyaha byabo. Tugeze mu gice cya 4, Yesu Kristo amaze kuza, turebe uko byagenze. Turasoma muri Matayo also igice cya 4, igice cya 4 uhereye ku murongo igice cya 4 uhereye ku murongo wa 12, ngo Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Yohana yigishirizaga mu butayu,
Yesu ngo yaje kwigishiriza i Kaperinawumu, hari mu mujyi, hari mu murwa. Ubwo yenda Yohana yigishirizaga mu butayu, yenda hari mu cyaro, sibyo? Ntabwo uyu munsi ubera gupinga umuntu bitewe naho umuntu avugira ubutumwa bwe. Niba ari mu ichurch imeze nka villa, ngo wumve yuko arenza abandi bose. Niba umuntu ari mu itente cyangwa se ari munsi y'igiti, wumve ko arenza abandi bose. Hoya, habereho kugira ngo twuzanye ko dufite umurimo umwe. Yesu rero mu Yohana yari ari mu butayu yigisha ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kwihana. Reka twumve icyo Yesu yigishije hano muri Kaperinawumu ubwo yahageraga. Se byagenze bite? Dore uko byagenze. Ngo Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galileya, yimuka i Nazareti, atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja, mu rugabano rwa Zeburoni. Amagambo amwe namwe aranagora gusoma mu Kinyarwanda. Ngo mu rugabano ngo rwa Zeburinina Nafutali. Ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo mu gihe cya Zeburinina Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galileya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bw'Imana bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Yesu yaje yunga mu rya Yohana Umubatiza. Ariko Yesu Kristo ntago yaje kuvundira Yohana aho yari ari mu butayu ngo atangire kuvuga ati ese ubundi wowe ko umurimo wawe urangiye ko nahageze. Yohana Umubatiza ni wabatije Yesu Kristo, kandi azi neza yuko byari byarahanuwe ko Mesiya azaza. Igihe kiragera aramubatiza. Yesu yuzura Umwuka Wera bari kumwe mu mazi, arabibona. Ariko Yesu ntabwo byamuhere kumva yuko ahise asumba Yohana Umubatiza wamubanjirize ngo atangire amuvundire mu murimo we. Ahubwo yakomeje akora imirimo ye hirya no hino, ategereza ko igihe kiwe kigera kugira ngo azuzuze Yohana aho azabagereje, kugira ngo kandi akomereze ku byo Yohana yari yaratangiye kubwira abantu, byongera kubagarura ku Mana yabo. Niyo mpamvu yaraje ngo ageze hano i Kaperinawumu, ubuhanuzi burasohora. Barabivuze hano uko ubuhanuzi bwari bwarahanuwe bwasohoye. Nuko kandi kuko bwari ubutumwa nk'ubwo munsi turi kuvuga, n'ubutumwa bukiza abantu, n'ubutumwa bukiza umuntu wizeye. Yesu Kristo nawe akimara kuhakandagira muri iki gihugu, uko byagenze ngo abantu bari bicaye mu mwijimwa babonye umucyo mwinshi. Ubutumwa bwiza turi kuvuga uno munsi ni ubutumwa butuma abantu bongera kubona Yesu Kristo mu bugingo bwabo, abari bari mu mwijima bakabona umucyo. Niba ari bwo butumwa ndi kuvuga, kuki nagusenya? Niba butumwa uri kuvuga, kuki niba ari ubutumwa ndi kuvuga ari ubutumwa bubatura abantu bakura mu mwijima, kubera iki wakumva ko wansenya? Cyangwa se niba ari bwo butumwa ufite, kubera iki nakumva ko nagusenya? Niba dufite intego imwe yo kuvana abantu mu mwijima bakamenya ukuri bakizera kugira ngo bakire, kubera iki twasenyana? Yesu Kristo yaraje akigera ahantu we nta n'icyo aravuga abantu, kuko yari we Mesiya, kuko yari we mukiza w'abisi. Umucyo we, ubwiza bw'Imana bwari muri we, imbaraga z'Imana zari muri we, kuko yari umukiza. Abantu rero batangira gukira, batangira, abari bahumye barahumuka, abari mu mwijima batangira kubona umucyo, abari babaswe batangira kubaturwa. Nuko ubwiza n'imbaraga ze, kuko yarahagaze mu budahangarwa bw'umurimo yaraje gukora, nta n'icyo aravuga. Abantu batangiye gukira already. Bene data, twuzuza nitumara kuzuzwa, tuzuzuzwa imbaraga n'ubudahangarwa nk'ubu bwa Yesu Kristo. Nugera ahantu mbere y'uko unavuga, abantu batangire gukira, abantu batangire kubaturwa, abantu batangire kubuhumuka. Bene data, nimvuga iki ngiki, guhumuka no gukira, ntufokasinge ku ndwara zibigaragara ku mubiri. Niba ufite ibintu byasheshe ku mubiri ngo wumve yuko nabyo birashoboka, Yesu yarabikoza, nabikiza tuzabibona. Ariko gukira kwa mbere, gukira no gukira ku mutima, n'ugukira kw'amaso y'umutima, si amaso y'umubiri. Ushobora kuba ureba gutya ariko ku mutima ukaba uri impumyi. Ushobora kuba ufite ubuzima nk'uku nguku umeze, nta ndwara mfite n'imwe mu mubiri wanjye, ariko mu mutima narapfuye, naraboze, nkeneye umukiza. Ibi bintu nibyo byabayeho hano hantu. Rero abantu bari babaswe, abantu bari bahumye. Yesu Kristo ko yaravyuze imbaraga z'Imana, kandi ari mu mugambi w'icyamuzanya ari ugukiza umuntu, abantu batangira gukira. Ibi Yesu Kristo yarazi ko abishoboye, ariko ntabwo yashatse kubigaragaza.
mbere mu gihe yahuraga na Yohana Umubatiza ngo atangire kumupinga cyangwa atangire kumurwanya, ahubwo yategereje igihe cyo ko gisohora agakora umurimo wa data nkuko natwe umunsi. Bene data, twuzuzanye. Niba warahamagaye mu mbere y'imyaka 30 ishize, ntupinga umuntu uhamagawe no munsi mu gitondo cyangwa se nimugoroba, niba azanye ijambo rimwe ryonyine ryo gukiza abantu, niba azanye ijambo ribatura abantu, niba azanye ubutumwa bwo kubwira amahanga yose kugira ngo uwizera abashe gukizwa, uwari impumya ahumuke, uwari imbohabo hoke, kuki uwo nguwo mutasagasirana ahubwo mugafata umwanya wo guterana amabuye no kurwanyana. Bene data, tugerageze kugira kuzuzanya kugira ngo uyu murimo ubashe gukomera, uzakomezwa nuko abantu bazabasha kuzuzanya, ukamenya umuhamagaro w'icyo wahamagariwe, nukubwira amahanga yose ubutumwa bwiza bw'ubwami, uwizera agakizwa, utizera akazacirwa hiteka. Yesu Kristo yaje aribwo butumwa afite, na Yohana Umubatiza wamubanjije yaje aribwo butumwa afite, ariko Yesu Kristo yategereje igihe kiwe kiragera, ntigeze avundira Yohana Umubatiza kuko yashaka ko buzuzanya kandi agakomeza aho Yohana Umubatiza yatangiriye. Niyo mpamvu yageze hano ku murongo wa 17 akahita bahamagara abantu straight away, ahita harasa ntagabwira abantu icyo bakwiriye gukora. N'uyu munsi nicyo tubwirwa uno munsi. Niba ndi kubikubwira ntumfate nk'umusazi yenda kuko wabivuze mu myaka yashize cyangwa zababyumvise mu gihe cyashize. Hari abantu benshi cyane ngo basigaye bumva ngo ubutumwa bwo kwihana ngo butakwiriye kubwirwa abantu, ngo nubwira abantu kwihana ngo barumva yuko kubashinja ibyaha. Yes, babimenye ko ibyaha biriho kandi bikorwa kandi bikwiriye kwihanwa kugira kubera ubwami bw'Imana bukwiriye gutura muri twe. Ubwami bw'Imana ntabwo butura mu byaha, ubwami bw'Imana ntabwo butura mu bantu bari mu bice by'amacakubiri n'amatiku. Tugomba kubanza kubumwe, tugomba kubanza kwiyunga, tugomba kubanza kwihana, kuko harimo gutandukana n'amacakubiri menshi cyane muri icyo gihe. Muri icyo gihe hari hakwiriye ko abantu bongera kumenya inkomoko yabo, bakamenya abo n'uwo bari bo, bakagirana umushyikirano wabo bugufi n'Imana yacu kugira ngo gukira kwabo no kubaturwa kwabo no kwizera kwabo kubagirira umumaro wo ku giti cyabo. Niyo mpamvu Yesu Kristo ku murongo wa 14 wihamagarira ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ntago mfite isoni no munsi kuba nakubwira ngo mwene data ihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Ubwami bw'Imana buriho kandi ubw'Imana buzahoraho, kandi ubwami bw'Imana n'ubwawe nanjye. Ntabwo kandi ubwo bwami ushobora kubutura mutarihariye kuko utari umuragwa wabwo. Ugira umuragwa wabwo iyo maze kwizera Yesu Kristo nk'umutse n'umucunguzi ubugingo bwawe, nuko ugahabwa gakondo y'ubwami bw'Imana, nuko kandi ukitwa umwana w'Imana ukabutuye muri ubwo bwami. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwegereje. Nta muntu wari kubutura amatarihane. Uyu munsi turacyabahamagarira ubwo butumwa. Mwene data, niba ari bwo butumwa uvuga, nkaba ari bwo butumwa mvuga, kuki wansenya? Kuki se nagusenya? Niba ugambire ko abantu bakira, reka twuzuzanye dukora team imwe. Iyo team imwe nizazana abantu kugukira, iyo team imwe niyazazana abantu kukwizera, iyo team imwe nizabasha kubatura abantu. Ni ugukorera mu cyehe, mu rukundo no mu bumwe. Haleluya. Ntabwo uyu munsi ndi butinde mu magambo cyane, ndumva ngiye kuvuga utuntu nka 2 cyangwa se 3 nkahita ndangiza. Yesu Kristo rero muri uyu murimo yaratangiye, wagaragaye ataragira n'icyo avuga, hasi ahageze abwira abantu kwihana. Already wamaze kubona wabashije guhumuka, wari impumyi, umuntu akakubwira uzabasha kumva. Wari ugipamatwe twumvaga, ako kanya uzabasha gutangira kumva. Hari imigozi yari kuboshye ukabona yakuvuyeho, uzatangira kumuvinga. So Yesu Kristo akimara kuvuga ubu butumwa rero akamagara abantu kwihana, hejuru hari abari bahumutse already. Abenshi basubije kuri uwo muhamagaro wo guhamagara kwa Yesu, abahamagarira kwihana kandi yuzuzanya na Yohana Umubatiza ku magambo yari yavuze. Iyo ukomeje ugakomeza ukagenda ukagera ku gice cya 20, niho usanga Yesu Kristo. Usomye amagambo yose, reka nyasome, uko dukwiriye gukora uyu murimo nk'abantu bawuhamagariwe kandi nk'abantu bakwiriye kuzuzanya, kandi ko Yesu Kristo yaje awuduhamagaramo kuko atari umurimo wo gukora wenyine, ahubwo aduhamagara dufite agaciro imbere y'amaso y'Imana. Ntabwo Imana aduhamagaye nk'indorerezi, nta nubwo aduhamagaye nk'abantu igomba gukurura mu kiziriko ngo babone ngo bagejeje hariya. Imana yaguhamagaye nk'umuntu ugomba gukora umurimo w'ubutambyi kwaso, kubera ya identity wamaze kubona ku Mana yacu, uhinduka umutambyi w'ubwami. Utangira gutamba mu bwami kwaso, ntabwo uri umuja, nta n'ugukira n'umugaragu. Yesu Kristo yavuze ngo ntimukira abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, kuko ibyo nababwiye nabyumvanye data. Yesu Kristo rero yarakomeje asoma renda ku murongo wa 18 ngo Yesu atora abigishwa be ba mbere. Ni ukuvuga ngo abamwizeye
bakamukurikira icyo gihe yarabatoranyije muri bo abari bamaze kumwumva bari bamaze kumubona yahise atoranyamo abagomba kugendana nabo atoranyamo abigishwa bamwe ngo agenda iruhande rw'inyanja y'Igalilaya abona abavandimwe babiri Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Aleluya. Iyo kimara kumva Yesu Kristo ukabona imirimo ye n'ibitangaza mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bw'abakuri impande ukumva uyu muhamagaro uhamagarira kwihana ukumva urabishaka kandi ugashaka kugendana nawe kugira ngo akomeze kukwigisha kuko hanga bigaragara yuko agihamagara abantu babiri Andereya na Petero ntabwo yabahamagaje just like that yaravuga ngo nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Haleluya. Urumva iyo nshingano ikomeye niba ukurikiye Yesu Kristo wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe wihanye ibyaha byawe kuko ukimara kwihana automatically ibyaha byawe birababariwe utangira kwigira ku birenge bya Yesu Kristo kugira ngo akwigishe kuroba abantu. Aba bagabo babiri ngo bari abarobyi mu buzima bwabo busanzwe mu buzima bwabo busanzwe biroberaga amafi ariko Yesu kubera agaciro yarabahaye n'ubushobozi yarababonyemo yabonyemo ko kuroba amafi bidahagije ikirutaho ni ukuroba abantu baroba abantu babakura mu byaha baroba abantu babakura muri iyi si y'ibyaha n'imiruho n'imihangayiko babazana mu bwami bwa Tata yari yatangaje hejuru hariya bwari bugiye kuza. Of course aba bagabo base ngo basiganga inshundura zabo baramukurikira. Mwene Data ni ushaka gukurikira Yesu Kristo ukajyana imizigo yawe yose ntago bizavamo ntago bizashoboka. Gukurikira Yesu Kristo hari byo dusiga gukurikira Yesu Kristo hari byo dusiga. Hariho abasize ubutunzi bwabo hariho abasize amakariya zabo mu muhamagaro wo gukurikira Imana cyangwa se gukurikira umuhamagaro wa Yesu Kristo. Umuntu wese ku giti cye hari ibyo agomba gusiga inyuma muri ibyo harimo ibyaha. Yes, niyo mpamvu yavuze ko hejuru bakwiriye kwihana bano bantu bari bakwiriye kwihana noneho bigeze ahangaha kuko kumukurikira kwemera kumukurikira redi no kuba remeye kwihana noneho umuhamagaro wo kwihana bakiriye ubatera kumva yuko bidahagije ngo bakwiye gusiga n'ibindi byabo byashoboraga kubabera imbogamizi zo kugira ngo babe bamukurikira ngo nuko mwanya bashiga insundura zabo. Uyu munsi Yesu Kristo araguhamagara ngo ugire ibyo usiga mu bugingo bwawe ugire ibyo usiga mu mibereho yawe noneho kandi umukurikire gukora uyu murimo yaje ngo abawukora buzuzanye nk'uko nawe yuzuzanyije na Yohana Umubatiza twunge mu rya Yesu Kristo watuvuze ngo duhamagare kwihanira kugira ubwami bw'Imana bwegereje. Ubwami bw'Imana igahondo yacu ubwami bw'Imana n'umurage wacu ubwami bw'Imana n'isezerano ku Mana yacu kuko igihe Imana yaremaga umuntu yari muremeye gakondo yari muremeye ubwami bwo guturamo by'iteka ryose. Uyu munsi rero Yesu Kristo niba gihamagara abantu kandi akaba yaratereye mu rya Yohana Umubatiza uyu munsi nimpaguruka mpamagarira abantu kwihana kuko uzantera amabuye kandi uzi ko nawe numaze imyaka 30 ari byo uvuga kereka yenda niba udahamagarira abantu kwihana ariko niba mpagurutse ngomba guhamagara abantu kwihana kugira ngo ubatahe mu bwami bw'Imana mpamagara abantu kugira ngo bizere niba mara kwizera bakire bahabwa ubugingo bw'iteka. Ni kubera iki uyu munsi hariho kurwanyanya cyane ni kubera iki uyu munsi hariho kutuzuzanya cyane bigaragara yuko abantu bari kurwanyanya cyane muri uyu murimo bakwiye gusubira ku isoko bakibaza batese ubundi ibituma ibyo ndi kuvuga ni ibiki. Ese niba mugenzi wanyu tuvuga ibintu bimwe ahubwo wamushaka tugafatanya tukayoborana nkamubaza ntese mwene data ko bigenze gutya na gutya tubigenze gutya uyu murimo kumeze gutya na gutya kandi icyo dukwiriye kubwira abantu ko ari iki ngiki kandi tukabona bitari gukoreka tubikore gutaho kugira ngo dusenyane. Umuntu wese usanga afunguye akantu kameze nka butike kwiye kuri ruriya ruhande namara kugafungura hari akandi atangire kugira ishyari ngo ntuzajyeyo ngo abantu banye muri no minsi kubera kutuzuzanya abantu ndavuga ndo mu matorero umurimo uri gukorwa muri no misi kubera kutuzuzanya muri uyu murimo. Niba nsengera muri iri torero abasengera muri indi bazahinduka abanzi banje nta muntu uzadusura ntuzajya gusengera nutangira kujya gusengerayo uzahinduka nk'ikitso mba ariko mbivuga najyaga numva ariko babivuga cyangwa uzahinduka nk'umwanzi w'itorero kandi aho hantu yagiye amagambo bumbura mu gitabo cy'Imana ubabwira naho niho yagiye kumva kubera iki harimo sinzi uko nabivuga no munsi iki kintu cyo kirambabaza cyane iyo ngitekerejeho sinzi uko nabivuga no munsi ari ukubera ko bimbabaje reka mbivuge.
kubera iki wakumva yuko niba uri gukora umurimo w'Imana mwene so uri gukora uyu murimo cyangwa mwene so uri kubwiriza numubonana na kanaka wo murindi torero ritari ryusengeramo urabona ngo Yohana yabwiririje mu butayu Yesu Kristo abwiriza mu murwa w'i Kaperinawumu ariko muri bano bantu baje kumva Yesu Kristo bagahamagarwa nawe Andereya ngo yari yarumvise Yohana umubatiza bishobora yuko yenda nawe yari yaramusanze mu butayu nuko sibwo bwa mbere yari yumvise Yesu Kristo niba umuntu yaramenye ibya Yesu Kristo akabyumvira mu cyaro uyu munsi akajya mu mujyi najya mu mujyi kubizakubera ikibazo kinini cyane kuko yagiye mu mujyi ubwo ndavuga ngo yavuye ibuna akajya gusengera kwa kanaka kuki bizakubera ikibazo bikakubera n'umutwaro ese bene data uyu munsi ko twese twacungwe n'amaraso ya Yesu Kristo ko atari amaraso yawe yacunguye abantu kubera iki uyu munsi ufata abakristo ukabita ngo n'abakristo bawe n'abakristo bawe suri Yesu wabapfiriye akenshi na kenshi usanga n'abantu benshi bapfa abo bakristo hatarimo na batanu yabwirije ubutumwa bwiza bwo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo ngo ababwire ubutumwa bwo kwiza kwihana n'abantu yabonye n'ubundi barabwirijwe n'abandi umwuka w'Imana yarabasangiye bunaka bakaza none bagatangira gucaka inzira kugira ngo bagende mu muyoboro mwiza bahamagariwemo kwihana no kugendana muri gahunda z'Imana aho ugasanga abantu barabarwaniye ngo n'abakristo banjye ngo n'abantu banjye ibi bintu birangire niba tubonye ko Yesu Kristo yujujanyije na Yohana umubatiza muri Yohana umubatiza ari yatangiye Yesu Kristo akawuzuza amaze kumva ko Yohana umubatiza yarafashwe arafungwa arenganiza umurimo w'Imana agezwa nubwo yitwa Yesu Kristo aravuga ati ntago bikwiriye kurangirira aha n'uyu munsi ntago ubutumwa bwiza bukwiriye kurangirira aha kubera yuko turazi neza icyo ubutumwa bwiza buvuga n'ubutumwa bwo kubatura abantu n'ubutumwa bwo kubohora abantu n'ubutumwa bwo kwizeza abantu kugira ngo babeho bahabwe ubugingo bw'iteka ntago bikwiriye kurangirira aha rero duhaguruka tuza kugira ngo twuzuzanye n'abandi bari gukora uyu murimo tutaje gupinganwa tutaje no kurwanyana ahubwo ari kugira ngo twuzuzanye kuko Yesu Kristo yujuzanyije na Yohana umubatiza agakomeza uyu murimo ndetse ntana wiharire wenyine akagezwa agenda agatoranya intumwa akababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu yasanze ko kuroba amafi atari bihagije natwe Yesu Kristo ajya twitegereza agasanga ibyo wari urimo hariya bidahagije hari ibyo ukwiriye kureka izo nshundura ukwiriye kuzireka ukaza ukamukurikira hari ibyaha hari ingeso wari wibereyemo izo ukwiriye kuzireka hari abashuti wari ufite batari beza inshuti zanjye naraziseze zitari nziza zirabizi nawe uyu munsi niba ushaka gukurikira Yesu Kristo gira ibyo usezera kuri kariyeri zawe niba hari abantu bashyira imbere amashuri cyane ukumva ngo ntiwakurikira Yesu kuko wize cyane kandi ukaba ufite n'akazi keza niba ari cyo Yesu agusaba bisige n'abantu basinshundura kuko yose aguhamagariye abaguhamagara igikomeye kuruta ibyo wakoraga uyu munsi reka duhaguruke twumve ijwi ry'Imana duhamagara kandi ruguhamagarira kuzuzanya kugira ngo dukorere hamwe kandi dufite intego imwe yo kubwira amahanga ubutumwa bwiza bukiza ubutumwa bwiza buhesha ubugingo bw'iteka biciye ubutumwa bwiza butugarurira isano yacu n'umubano wacu mwiza na data wa twese biciye mu nzira imwe yo kwizera Yesu Kristo twaranya tukihana ibyaha byacu tukababarirwa iyo umaze kubabarirwa rero ngo uratsindishirizwa ukitwa umukiranutsi w'Imana yacu nuko iyo umaze gutsindishirizwa ngo utangira kugenda mu rugendo rwo kwezwa umunsi ku munsi yubahiro ngo kandi ngo twezwa n'iki twezwa n'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ngo ubereshe ukuri ngo kuko kuri ngo niryo jambo ry'Imana uko kuri ku ijambo ry'Imana rero iyo umaze kwihana ukababarirwa ugatsindishirizwa utangira kwa mu nzira yo wezwa n'iki n'ijambo ry'Imana ko kuri ku ijambo ry'Imana uyu munsi ndasaba kugira ngo ukuri ku ijambo ry'Imana kugere ku muntu wari we wese kandi umuntu wese amenye ko akwiriye kuzuzanya mugenzi we niba warahamagawe kuko twese twahamagara kwamamaza ubutumwa bwiza niyo nshingano Yesu Kristo yaduhaye bikore ubikunze kandi ubona mugenzi wawe musangiye umurimo musangiye inshingano mwumvise ijwi rimwe murarisubiza murarikurikira uyu munsi mushake mugendane uyu munsi mushakane mwuzuzanye na Yesu ntabwo yigeze aza ngo yishire hejuru ngo atangire kuvundira Yohana umubatiza Yesu hari bene data bajye bagenda muri runo rugendo ngo akarengane kazageza aho kaze mwene so niba arenganijwe kubw'umurimo w'Imana data yatangiye ntibiguca intege ahubwo teramo nawe uhita ukomerezaho washaka uzanarengane Yesu Kristo yateye maraza arakomerezaho kugeza ashoza inshingano zo kudupfira ku musaraba igorogota kugira ngo arangize umurimo w'icyamuza natwe uko byagenda kose ngwino ukomerezaho abarenganyijwe cyangwa abacitse intege bageze cyangwa se ikindi kivutse kuko uzi icyo ukwiriye kubwira abantu muri kino gihe n'ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha n'ubutumwa bwiza buhereza abantu kugira ngo bizere nibamara kwizera bababarirwe ibyaha byabo
nibamara kwizera bahabwa ubugingo bw'iteka, nibamara kwizera bitwa abana b'Imana, nibamara kwizera batsindishijwe bitwa abakiranutsi b'Imana yacu. Rero reka twuzuzanya muri uyu murimo, twirinde gusenyana, twirinde gucirana hiteka, ahubwo uko bwije nuko bukeye dushake kugendana mu murimo umwe kandi twuzuzanya. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ibyo nibyo ninatekereje kandi ibyo mba nabonye bikanambabaza nkumva ko nkwiriye kubisangira n'abantu. Uwumva ko uyu munsi iri jambo rimukebuye niyongere yibaze ku nshingano z'icyo ari gukora mu murimo w'Imana. Ese mu murimo w'Imana nuzuzanya n'abandi, cyangwa ndi urucantege nke, cyangwa ndi umupinzi, cyangwa naraparitse? Aleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro uyu munsi. Amena.